Ndabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Igitondo cy'umugisha kuri wowe unkurikiye uyu mwanya, kandi uyu munsi ijambo ry'Imana riganze mu mutima wawe. Kuwa mbere itariki 21 z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2025. Uyu ni umunsi wa 21 mu minsi 365 igize umwaka. Uyu munsi ndifuza kuba twaganira nje nawe ijambo ry'Imana umwanya muto, ariko ijambo nzi neza ko umwami wacu agomba kuri dusangiza twese tukabasha kuryumva. Ukimara kumva iyi video yisangiza inshuti zawe, abavandimwe bawe, kugira ngo nabo bayumve, hanyuma naho babashe ko bahindukira Uwiteka Imana. Hari ijambo muri iyi minsi tumaze iminsi dusoma muri Zaburi ya 68, twasomye umurongo wa 2 n'uwa 3, ariko turibanda ku wa 3 cyane. Reka ijambo ry'Uwiteka Imana riganze mu mutima wawe, kandi uyu munsi ntuzongere kuba umunyamahanga ku Uwiteka Imana, ntuzongere kuba umunyabyaha. Tugiye gusoma ijambo hanyuma nawe uryumve. Imana izahaguruka, abanzi bayo batatane, kandi abayanga bazahunga mu maso hayo. 3 hakavuga ngo nk'uko umwotsi utumuka niko uzabatumura, nk'uko ibimamara biyagerana imbere y'umuriro niko abanyamahanga bazarimbukira imbere y'Imana. Uyu munsi ndakwinginze wiba umunyamahanga, kuko kuba umunyamahanga kuri wowe bizahindura ubuzima bwawe bubi. Uyu munsi iga gukiranuka, kuko ukiranuka wese ntago ari umunyamahanga imbere y'Imana. Ndetse uwubaha Imana igihe cyari cyose icyo avuze, Uwiteka Imana yavuga ikintu uwo muntu akagikora, uwo munsi uwo ari we wese ntago ari umunyamahanga imbere y'Imana. Ariko abanyabyaha ni abanyamahanga imbere y'Imana. Ndabizi neza ko uyu munsi ugiye guhinduka ukarekera kuba umunyabyaha. Uyu munsi kugira ngo utazarimbuka, Uwiteka Imana ahagurutse byaba bibi, ariko uyu munsi iga kuba umuntu utari umunyabyaha, iga kuba umuntu wubaha Uwiteka Imana. Ndagushimiye mwami Yesu, ngushimiye ko witeguye guhindura ubwoko bwawe bugakomera kandi bukaba abakiranutsi. Ntago twifuza kubona abantu barimbuka. Komeza kutuba hafi, komeza kudushigikira mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen.